Muraho neza nshuti zanjye, uyu munsi tugiye kuganira ku kintu kitoroshye, ikintu gikomeye, ikintu cy'agaciro. Iki ni ubuzima bwawe bwite. Abantu batanu badakwiye kumenya ikintu na kimwe ku buzima bwawe bwite se ni bande? Hari abantu benshi usanga bavuga byose ku buzima bwabo, bakabibwira inshuti zabo, abaturanyi, ndetse rimwe na rimwe n'abandi bantu batari inshuti zabo za hafi. Ariko waba uzi ko hari abantu batanu ugomba kwirinda gusangiza amakuru yawe yihariye? Abantu baguhendahenda, abantu bakwereka urukundo, abantu bakwereka icyizere gisendereye, nyamara imbere yabo hari umugambi wo kugusenya. Iki ni ikimenyetso, ni ikiganiro kigaragaza ibimenyetso y'uko ari wowe ugomba kurinda ubuzima bwawe nk'uko urinda umutima wawe. Tugende gahoro gahoro, dusome, dutekereze, hanyuma dufate imyanzuro ikakaye. Njyewe nitwa Master Yu, iyi channel ni Master Yu TV. So kandi subscribe muri mushyashya nimba wabirangije, wowe wamaze kwiregistaringa kuri iyi channel yacu, uri umuntu w'agaciro mu maso yacu. We love you so much. So abantu batanu nta kwizirika mu magambo badakwiye kumenya uburyo ubaho, badakwiye kumenya amakuru y'ibanga yerekeye wowe ni bande. Uwa mbere, umuntu wishimira ko ugomba gucika intege. Uyu ni wa muntu uvuga amagambo ababaza, asa n'ubutifuza ko watera imbere. Iyo umubwiye ikintu cyiza cyakubayeho agira ati ahubwo se uzabikomeza, cyangwa ati mbona bidashoboka. Uyu muntu ntakwiye kumenya ko ugeze kuri uyu munsi wa none. So umuntu iteka n'iteka uzareba mu maso ye ukabona ko ashaka kuguca intege mu gihe wowe uri kubona ko ibintu uri gukora ari ibintu byiza bishobora kugira aho byakugeza, mwirinde. Ntugire ikintu na kimwe umutangariza, kuko azaguca intege, imbaraga zawe zose zisubize hasi. Undi muntu wa kabiri ni wa muntu uhorana ishyari ry'ibyo wowe wigereyeho wowe ubwawe. Uyu muntu ntaba ashobora kwishimira ibyishimo byawe. Iyo umubwiye byiza, umutima we uhita wuzura umunani. Uyu akurwanya n'umutima we wose, nubwo ku munwa yaba aseka, umenye ko ibyo umubwiye aba ari kugenda bihindura umusaraba kuri we. Uyu aremererwa cyane no kubona ibyiza wagezeho, bikamutera ishyari. Biba byiza umuntu nk'uyu nguyu iyo umwirinze. Ntuzigere na rimwe ugira ikintu na kimwe umutangariza ku buzima bwawe bwite. Hari undi muntu wa gatatu ukwiriye kwirinda gutangariza ubuzima bwawe bwite. Umuntu wigeze kukubabaza gusa yabona wongeye gutera agatege, agashaka kukwiyegereza. Kubera iki yagusize none umeze neza, kubera icyo ashaka kuza kwisanisha nawe mu gihe uri muri mood nziza. Uyu muntu naramuka kugarutseho, ntuzibwire ngo hari impuhwe azakugirira, ahubwo wagakwiye kuba wishimira ko basi byibura wamumenye. Wishyiraho imbibi hagati yawe nawe, gusa bimumenyesha buri kimwe cyerekeranye nawe. Uyu ni ukumwirinda ko hari amakuru yawe menshi y'ibanga ashobora kumugera mu matwi, kuko aba ashobora kuyakoresha no mu nyungu ze. Hari undi muntu wa kane tugomba kumenya uburyo tumwitwaraho, mu buryo bwo kugira ngo twirinde ko amakuru yacu yayamenya akaba yayakoresha ashaka kudusenya. Wa muntu uvuga cyane ibyo abandi bamubwiye. Uyu muntu iyo usanga agira amakuru y'abantu benshi, umenye ko nawe ubutaha uri kuri gahunda ye. Abo bose yakubwiye bose bigeze kumwizera. Iyo wamubwiye ikintu gishya, kiba ari nk'inkuru nshya agiye kujyana kuri telefone, kuri safari ze, cyangwa se mu kabari. Uyu ni byiza ko adakwiye kumenya ikintu icyo ari cyo cyose cyerekeranye nawe. Hari undi muntu wa gatanu byanze bikunze dukwiye kwirinda. Wa muntu uhohotera abandi mu izina ry'urukundo. Uyu nta burenganzira afite bwo kumenya amakuru yawe yihariye, amakuru y'ubuzima bwawe bwite.
uyu muntu aba yifuza kukugenzura, uyu muntu aba yifuza kukubaza buri kimwe, uyu muntu aba yifuza kumenya aho ugiye buri icyo ari cyo cyose, ndetse ahora yifuza kumenya icyo utekereza. Iyo atabimenye ararakara. Ni umuntu ugushyira mu kato igihe wowe utamuhaye amakuru. Uyu ntashobora kubana n'ibanga ryawe. Menya ko uyu nguyu nta burenganzira afite bwo kumenya ubuzima bwawe bwose. Rero nshuti, ubuzima bwawe ni ubukungu bwawe. Ntugashyire ibintu byose imbere y'abantu bose. Wibuke ko hari abakureba batifuza gutera imbere, abandi bagukeneye nk'inkuru. Icyo nifuza ni uko wakwiyubaka ukagira ishusho y'ubuzima bwawe bwite utari uw'abandi. So, njye nitwa Master Yubu, iyi channel ni Master Yubu TV. Kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi ujye ubasha kubibonera ku gihe. Thank you. Love you so much.